uyu munsi rero tugiye gukomeza igitabo cyitwa Disciplines of a Godly Man, cyangwa se kwitoza cyangwa se imyitozo ikwiriye umugabo wubaha Imana. uyu munsi by'umwihariko tugiye kwiga chapitre ya 11. Chapitre ya 11 rero ivuga ku bijyanye no gutoza ururimi, kwitoza k'ururimi. Ni chapitre nabonye irimo ibintu bikomeye cyane, n'ingingo mwami kugira ngo abane natwe twiga tuze kungukirwa rwose. Mwene data atangira iki gitabo cyangwa atangira chapitre ku kwitoza kurinda ururimi, atangira ku nkuru ngo yabayeho. Iyi nkuru yabayeho ngiye kubabwira cyangwa se yatubwiye ngo yabayeho mu 1899, ngo ni abanyamakuru bane b'ahantu hitwa Denver muri Colorado, ngo bahuye batabigambiriye, ngo ariko wa gatandatu nimugoroba, ngo bahurira ahantu muri station, zino station nyine za gare ya moshi. ngo hanyuma ngo baricara, ngo barangije baganira ku kazi bakora. Ngo kwa kundi abantu bakora akazi kamwe bashobora nko guhurira nk'ahantu nimugoroba bari kuganira, bari gusangira nk'ibintu runaka. ngo hanyuma ngo ngiye kwicamo kabiri no nkuru, ngo hanyuma ngo batekereza ngo ariko buriya ngo wahimba inkuru tukareba nimba yakamamara kugira ngo ikomeze itume nyine ibinyamakuru byacu cyangwa se ibyo dukora byacu birushaho kurebwa cyangwa gukurikiranwa. Hanyuma umwe muri bo arasuggestinga ngo reka dukore inkuru y'impimbano. Batatu muri bo baraseka cyane bakibyumva nyine kuntu mugenzi wari kuvuga ngo duhimbe inkuru tuyamamaze tureremba yakundwa cyane. Batatu muri bo baraseka bakibyumva, ariko mu nyuma bakomeje kuganira cyane ngo baza kwemeranya yuko bahimba inkuru bakayitangaza. ngo hanyuma iyo nkuru ngo bemeranyijeho, ngo ni inkuru bemeranyijeho bagiye gukora kuri leta y'Ubushinwa. ubwo ari muri 1899 bari bagiye kwikora kuri leta y'Ubushinwa. Barangije baravuga ngo reka tuvuge yuko kuko muri icyo gihe ngo muri leta y'Ubushinwa ngo hari abakozi benshi bari guturuka muri Amerika bajya gukora mu Bushinwa muri icyo gihe nyine, kwa ko Ubushinwa bwari gutera imbere cyane bukeneye abakozi benshi b'abahanga baturutse muri Amerika. None baravuga ngo reka tubahimbeho inkuru, ngo tuvuge yuko ngo guverinoma y'Ubushinwa iri kugambirira gusenya icyo bita Great Wall of China. Great Wall of China ni nk'igikuta kinini cy'Ubushinwa, ngira ngo murakizi. Ni igikuta kinini bubatse kirekire cyane, gifite ibirometero n'ibirometero, bubatse kera, gifite amateka na n'uyu munsi kiracyahari. Ni ikintu nyine gikomeye cyane ku Bushinwa, kuko kibumbiye amateka ndetse n'ubuhangange bw'Ubushinwa. Noneho bahimba inkuru bavuga ngo leta y'Ubushinwa igambiriye gusenya iki gikuta kinini, iyi Great Wall of China, ngo ikoresheje ngo abakozi cyangwa abenjeniyeri b'Abanyamerika, kugira ngo haboneke uburyo bafungura igihugu cyabo kugira ngo kibe igihugu nyine kibasha gukorerwamo ubucuruzi mpuzamahanga. Ni ukuvuga ngo bahimba iyo nkuru imeze gutyo. Bamare ngo saa 5 z'umugoroba, ngo abanyamakuru ko ari bane, ngo batangira guhimba details ziri buze kuba zigize ayo makuru. Hanyuma umunsi ukurikiyeho mu kinyamakuru cyo muri Denver newspaper, hanyuma basohora page y'ikinyamakuru. Ni ukuvuga ngo basohora ikinyamakuru page yaho ya mbere ivuga ngo Great Wall of China, cyangwa se igikuta kinini cy'Abashinwa, ngo kigiye gusenyuka, ngo kuko ngo bari gushaka yuko bakubaka ubucuruzi mpuzamahanga binyuze yuko banza gusenya iyi Great Wall of China. Hanyuma iyi nkuru yari inkuru nyine bahimba. Niba twatangiye inkuru, ni inkuru abanyamakuru bane bicaye baravuga ngo reka duhimbe inkuru turebe uko yamera. Bemeranya kuyihimba kuri Amerika. Iyi nkuru rwose ikozwe n'abagabo bane, bayikorera ahantu muri hoteli. Hanyuma bamare kuyihimba, iyi nkuru irasohoka ku munsi ukurikiyeho. None dore ikintu gitangaje cyabaye muri kino gihe. Ni mu 1899 no nkuru bano banyamakuru bayihimba.
ngo inkuru yaragiye ngo iramamara cyane ngo cyane cyane ngo igera mu burasirazuba bw'isi, ubwo ni mu bihugu by'Ubushinwa n'ahandi, ngo iramamara cyane ngo ku buryo ngo n'abaturage bo mu Bushinwa bayumvise ngo noneho bo babitwara yuko ngo Amerika iri kohereza abakozi bayo kugira ngo binjirire igihugu cyabo hanyuma bazabone uko basenya Great Wall of China, cyo rukuta rukomeye rw'Abashinwa baboneramo nyine ubuhangange bw'Ubushinwa cyane. Noneho inkuru yamamara mu Bushinwa gutyo ko burya aba-engineer Amerika ikohereza mu Bushinwa bagambiriye buri mugambi wabo nyamukuru burya no gusenya Great Wall, nuko inkuru yamamaye cyane. Ibi byatumye bamwe mu banyagihugu cyane cyane baba patriotic cyangwa se babandi baba bakunda igihugu na secret society cyangwa se umuryango wihishe w'Abashinwa utangira kugira uburakari bwinshi no gutangira kwendereza abanyamahanga bari mu Bushinwa. Muri icyo gihe ngo byarenze ku rwango bigera no mu bikorwa ngo ku buryo inkuru nyinshi zagiye zibaho muri icyo gihe ngo na event nyinshi zagiye ziba ngo zabaga zigambiriye buri gihe kwataka amambasade y'abanyamahanga ari mu Bushinwa. Ndetse muri icyo gihe ngo hapfuye ngo ibihumbi n'ibihumbi by'abamisiyoneri ngo bari babaga ahangaha mu Bushinwa. Baba abamisiyoneri barajyanye ubutumwa bwiza, bamwe bagenda mu buryo bwo gukora. Rero muri iki gihe cy'igihumbi 1899 kubwiye inkuru y'abantu bakoze ari bane abanyamakuru bane bakoze bicaye ahantu bamwe bari gutekereza bari kureba uburyo bagurisha, iyi nkuru yo yaragiye irakomera cyane ku buryo ngo byatumye ngo amambasade menshi y'abanyamahanga turi mu Bushinwa asenywa, ikindi ibihumbi n'ibihumbi mu by'abamisiyoneri ngo baricwa n'abakozi b'abanyamahanga bakoreraga mu Bushinwa, abenshi baricwa abandi barahunga. Ngo mu mezi abiri nyuma yaho yuko iyo nkuru itangajwe ibihumbi 12 ngo by'ingabo ziturutse mu bihugu bitandatu byifatanije ngo byakoreye hamwe ngo byinjira mu Bushinwa muri icyo 1899 ngo byinjira mu Bushinwa ngo bigiye kurinda bamwe mu banyagihugu cyabo batuye mu Bushinwa. Mwumve ibihumbi 12 by'ingabo zihuriweho n'ibihugu bitandatu byinjiye mu Bushinwa bigiye kurinda abanyagihugu byabo baraho mu Bushinwa, kubera ko amaraso yari kumeneka muri icyo gihe ari menshi kandi ibitangazamakuru byose biri kuvuga amakuru nyine mabi ashingiye ku nkuru yari yabaye fabricate cyangwa yari yatangajwe cyangwa yari yahimbwe n'abantu bari bicaye ahantu muri salo i Denver b'abanyamakuru bane bavuze ngo reka duhimbe inkuru tuyamamaza. Ngo iyo nkuru rero ngo yabo banyamakuru b'i Denver bahimbye ngo izwi cyane ko bayita ngo ni Boxer Rebellion, niko bayita. Nono mwene data ari kuvuga kuri iyi nkuru aravuga ngo ndagira ngo mutekereze gato ngo mwumve ukuntu amagambo afite ubutware bukomeye cyane ngo ku buryo amagambo yavuzwe ngo iyi mpimbano ari gutuma abantu benshi bapfa, ari gutuma za ambasade zisenywa, ari gutuma ibihugu bikorana kugira ngo bijye kurinda abantu babo, ari gutuma abantu ibihumbi n'ibihumbi bapfa kubera inkuru bahimbye gusa bakicara bakayihimba hariya. Uri kumva icyo kintu ubuntu giteye ubwoba, kandi yari inkuru mpimbano bahimbye ariko birangira ifasha uburemere bungana buryo. Mwene data akomeza atubwira ngo bavandimwe ngo na n'uyu munsi ngo niko biri, ngo hari ubuzima bw'abantu benshi bwasenyutse, ngo hari n'ubuzima bw'abantu benshi bishyize hejuru ngo bitewe ngo n'ikintu cyitwa amagambo y'abantu, human speech. Ngo hari ukugira neza kwabayeho kubera amagambo y'abantu, hari no kwangiza cyangwa n'urugomo rwabayeho kubera amagambo y'abantu. Aka kantu gatoya, akanyama gatoya kitwa ururimi ngo ni akantu gato cyane ngo ariko gafite imbaraga nyinshi cyane ngo ziteye ubwoba. Nuko mwene data atangira adufasha kumva kuri iyi chapitre tugiye kwigaho yo kwitoza kugenga ururimi. Ahita akomeza twereka amagambo mwene data Yakobo yavuze kuri iki kintu kitwa ururimi. Ndagira ngo tuyasome muri Yakobo igice cya 3 umurongo waho wa 3 kugera kwa 5. Yakobo hari amagambo avuga hano ku rurimi. Yakobo igice cya 3 umurongo wa 3 kugera kwa 5. Umva twaranahize turi kwiga mu gitabo cya Yakobo. Baravuga ngo dore dushyira ibyuma byo kuyobora amafarashi mu kanwa kayo kugira ngo atwumvire, kandi dushobora guhindura n'imibiri yayo yose. Kandi dore n'inkuge nubwo zaba ari nini zite zikagendeshwa n'umuyaga uhuha cyane, ingashya ntoya cyane niyo izerekeza aho umwerekeza ashaka. N'ururimi narwo niko ruri, n'urugingo ruto rukirarira bikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ryaba rinini rite uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane.
kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe ni ububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukongezwa na Gehinomu. Bavandimwe, hano mwene data Yakobo agaragaza yuko hari ubuhangange bugaragara ku bantu, ngo nuko abantu ngo babasha gushyira ibyuma byo kuyobora amafarashi mu kanwa kayo kugira ngo atwumvire, kandi dushobora no guhindura imibiri yayo yose. ngo kandi n'inkuge nini, inkuge n'ubwato bunini, ngo inkuge itandukanye n'ubwato n'ubwato bunini cyane nyine, ngo ubwato bunini bungana buryo, ngo nubwo ari bunini cyane, nubwo inkuge aba ari nini cyane, ariko zigendeshwa n'umuyaga uhuha, kandi ngo zikaba zigendeshwa n'umuyaga uhuha cyane, ngo igashya ntoya cyane, ingashya ntoya cyane niyo izerekeza aho umwerekeza ashaka. Ibaza umuyaga ni mwinshi, inkuge ni nini, ariko ingashya ntoya cyane ibasha kwerekeza aho inkuge ushaka yerekeza. Ururimi narwo niko ruri, ni urugingo ruto cyane ariko rusa nkaho rugenga umubiri wawe wose, ngo rukirarira bikomeye. Urebe namwe noneho kugira ngo agaragaze ububi bw'ururimi cyangwa se ubutware bw'ururimi, ngo murebe nk'ishyamba, ngo niyo ryaba ari rinini rite, nka Nyungwe wenda tuvuge nka Nyungwe, nubwo haba amashyamba aruta Nyungwe, agashashi gatoya kararitwika ryose kakarimara, ari kugereranya ububi bungana burya bw'ururimi. Bavandimwe, ikintu kibabaje noneho asorezaho aravuga ngo tuzi kumenyereza ibintu hafi ya byose, ku murongo wa 8, ngo ariko nibwo tuzi kumenyereza ibintu byose, ngo ariko ururimi nta muntu wabasha kurumenyereza rwose, ngo ni ububi budatuza rwuzuye ubusabwe bwica. Bavandimwe, nyine biratangaje yuko umuntu yabasha gukora ibintu byinshi, kandi koko muzabirebe, nimurebe namwe iyo turi kureba iterambere rigeze hano ku isi, umuntu azamura umuturirwa w'ama-etaje 50 nka Kigali City Tower, wenda ni ndende ariko hari andi mazu manini aba ku isi. Ukareba umuntu uburyo umuntu azamura inzu nk'iriya akayitereka ku yindi, umuntu akaryama muri etaje yo hejuru yumva atari buze guhubuka ngo ateberemo, ariko ururimi rwe rukamunanira kumugenga. Nyine biratangaje ukuntu umuntu yagenga ibintu bikanganye gutyo, ariko ururimi rukamunanira kumugenga. Kandi ngo ururimi rumunanira kurugenga ntabwo ari ikintu cyoroshye. Buriya kuba rutunanira kurugenga ari ikintu kimeze gutyo biteye ubwoba, ariko ikintu giteye ubwoba kurushaho ngo nuko rutunanira kutugenga ari rufite n'ubutware bungana gutyo ku mubiri w'umuntu, cyangwa se rufite n'ubutware bwakangiza bingana gutyo. Mwene data rero agakomeza atubwira ngo ururimi rufite ubutware bwinshi bwo gusenya ibintu byinshi, ariko no kubaka ibintu byinshi. ngo akavuga ngo hari abantu benshi batanye ubu ngubu, ndetse bakaba bahigana hafi yo kwicana biturutse ku rurimi. Hari n'abantu bicanye kubera ururimi gusa, ngo amagambo arangiza cyane, ku buryo hari n'insengero nyinshi cyangwa se hari n'amatorero menshi ya bene data ngo yagiye atandukana biturutse ku magambo, biturutse ku rurimi. Urwasenye imibanire myinshi y'abantu, ngo ndetse ikirenze kuba bibi kurushaho, ngo nuko ururimi ngo rugenda rukoreshwa no mu kubahuka Imana no mu kubahuka Kristo. Ururimi rwagiye rwubakwa Kristo cyane, kandi na n'uyu munsi niko bikiri. Ariko hano mu byanditswe byera muri James tubonye yuko mwene data Yakobo atugaragaza yuko mu by'ukuri hari ibintu byinshi bihambaye biri ku isi, ariko nubwo bikomeye bityo abantu bakora, ariko hari ikintu gikomeye cyane kurenza ibyo bintu byose. Ngo ari agace kagize umubiri wacu kadapima n'ibiro bingahe, n'ibiro nta nubwo birimo, kadapima n'ikiro, ngo ariko ako gace ngo nubwo kameze gatyo, ngo gafite ubutware ngo butangaje, ku buryo ngo kuri benshi ukababereye nk'igisitaza gikomeye ukirenze ibindi byose batekereza basitaraho. Ngo aho ngako rero ngo ni ururimi bavandimwe. Ngo rero ngo Yakobo ngo yaritegereje neza, ngabona ibintu byinshi bikorwa n'abantu, ngabona biratangaje. Ariko ngabona bitangaje, ngabona ari kinini nabwo kimutangaje kurusha ibyo bintu byose abantu bakora. Ni ukuvuga ngo nyine Yakobo yari afite kwitegereza isi mu buryo mu ndorerwamo y'ijambo ry'Imana. Nyine nahoze ntekereza ndi gusoma hano, nibase hari ukuntu cyo twicara ukareba nk'ibintu abantu bubaka, ukareba ama-etaje adasanzwe, ukareba imigezi abantu bari kubaka ahantu hatari hari imigezi, ukabona abantu bari kuhashyira rake ahantu hatari hari rake, nyine ukabona ibintu byinshi. Sinzi niba mwitirira mukareba ibintu abantu bakora, mukabona biratangaje. Ariko Yakobo ngo yarabyitegereje, ngo abonye bitangaje, ariko ngabona ari ikindi kintu ngo nacyo gitangaje muri ibyo bintu byose. Ngabona uburyo abantu bazi kugenza ibintu byose, ariko abona ngo ari ikintu kibananira kugenga ururimi. Ibyo bintu byo biramutangaza, ariko ururimi kuki runanira abantu kurugenga. Uyu munsi turi kwiga rero discipline yo kugenga ururimi.
aravuga ngo kantu gato kangana gutya buri ntabwo kari gakwiriye kuba kananira abantu ngo ni akanyama ngo kari movable kadafasha ahantu hamwe nyine ku buryo gakora muvomo ni ngo ururimi nyine nubwo ari inyama ifasha ahantu ariko ni inyama nyine ikora muvoma irabuje muri kubyumva nk'ikindi ngo ni akanyama ngo rwose kadafite n'igufa ngo ariko ngo gasenya ngo gakrashinga gasenya ibintu ukagira ngo ni nk'inyundo ifite ibiro bitabarika kandi ni akanyama katagira n'igufa ngo ariko ngo ako kanyama nubwo ari gatoya bavandimwe ngo ni kabi cyane kandi ngo na n'uyu munsi ngo niko bikiri ngo nuko ngo kangiza ngo cyane ngo karirarira ngo kandi ngo kakirarira ibintu ngo bikomeye cyane ngo ni akanyama gato cyane kagize umubiri ngo ariko ngo karirarira cyane ngo kakirarira ibintu bikomeye cyane. Ageze aha ngaha ku murongo wa 5 nyine hano Yakobo avuga ngo ni akanyama gato ariko kirarira cyane, ahita kotinga amagambo y'umugabo witwa G.B. Phillips wavuze ngo ururimi rw'umuntu ngo mu by'ukuri mu buryo buri physical mu buryo bugaragara ngo ni ruto cyane ngo ariko ngo rugira ingaruka nyinshi cyane ngo birenze ibyo umuntu yatekereza ko rwakirarira. Niba ngo ni akanyama gato cyane ukarebye ariko ibyo ingaruka kagira ngo ni ibintu biteye ubwoba ngo umuntu atatekereza yuko ngo kabasha kugeraho, ngo ntabwo karemereye cyane ngo ariko ngo uburemere bw'ibyo kangiza buba biremereye cyane mu buryo tutabasha kwiyumvisha, ngo ndetse ngo bimeze nkaho ugafite ubutware bwo kugena n'ahazaza h'umuntu human destiny. Niba ngo ururimi rushobora gutuma ubuzima bwawe burangira muri gereza, ururimi rushobora gutuma wicwa uyu munsi ugapfa, ururimi rushobora gutuma ukira cyangwa rushobora gutuma umuntu akira. Niba ngo rufite ubutware no kugena destiny y'umuntu mu buryo butangaje. Ngo namwe nimurebe ngo ubuzima bw'abantu bapfuye kubera ururimi rwa Adolf Hitler. Adolf Hitler ibintu bye hafi ya byose byubakiye ku gitabo yanditse kivuga intambara yanjye. Ni igitabo yashyizemo amatwara ye ayacengeza mu bantu ndetse bashyiramo n'urwango rwo kwanga abandi bantu by'umwihariko abayahudi n'abirabura. Nuvuga ngo hari abantu yahudi benshi bapfuye, abirabura benshi bapfuye, hari intambara nyinshi hari impfu nyinshi zabaye mu gihe cy'intambara y'isi ya kabiri biturutse ku magambo y'umuntu uburyo yakomeza kuyavuga agakomeza kugurumanira mu bantu. Bavandimwe ngo ibyo ni ibimenyetso byinshi bitandukanye bitwereka uburyo nyine ururimi ari ikintu kibi. Ngira ngo aha ngaho kuri runo rugero na hano n'amateka yacu mu Rwanda nayo ubwayo yabihamya nk'uburyo jenoside yagitegurwa n'uburyo yashyizwe mu bikorwa. Ubona yuko hari uburyo ururimi ari ikintu giteye ubwoba bavandimwe, kibasha nyine gukora ibibi byinshi cyangwa se gukiza ibintu byinshi. Ibi ngibi rero ngo birakomeye cyane, ngo nubwo ururimi rufite ububasha bungana burya ngo ubwo bubasha ngo bujya bwangiza cyane ku kigero giteye ubwoba, nk'uko agashashi gato gatwika ishyamba ryose. Ngo ururimi Yakobo rugereranya n'umuriro. Iyi si yarangiritse ariko ururimi kurushaho gukongeza ukwangirika kwayo, ngo kubera yuko ngo ururimi ruto rumeze rutya ngo ruratwika ngo rugatwika izindi ruvuga ngo kwangiza kwayo cyangwa urutwitsi yarwo ngo iragenda igakongeza ibindi bice byose bigize umubiri ngo bikawangiza wose, umubiri wose ugasanga wangiritse. Ngo niyo mpamvu Yakobo ahita avuga ngo umuntu wabasha kugenga ururimi ngo yabasha no kugenga umubiri we wose, kuko ururimi rusa nk'arwo rukongeza ibindi bice by'umubiri wose, ariko umuntu wabasha kugenga ururimi ngo yabasha no kugenga umubiri we wose. Abandimwe ibi bintu biratangaje kubera yuko nyine iyo urebye ururimi mu by'ukuri mu mateka y'isi ugenda ubona yuko rwangiza cyane, ni bubi cyane ku buryo ibintu ruzana ngo ni ibintu ngo ubona yuko amateka y'isi, urebye ukuntu dufite amateka y'isi ahindanye, ngo ubona yuko amateka y'isi ahindanye ngo urebye neza witegereje ngo wasanga ururimi rufitemo uruhare runini cyane mu buryo isi nyine igenda yangirika cyane. Ngo ikindi gitangaje kuri ino nkuru ngo nuko ngo Yakobo anasoza avuga ngo narwo ngo rwangizwa na Gehinomu. Uvuga ngo amaherezo y'ururimi ngo nuko rwerekeza ngo rumeze nka pipeline iganisha kuzimu, rumeze nk'umuyoboro uganisha kuzimu cyangwa uganisha mu irimbukiro.
ruvuga ngo ruratwika kandi rugakongezwa n'ikuzimu, ruvuga ngo rutwika ubuzima bwacu rukabwangiza cyane rukabujyana kure y'Imana ku buryo twisanga amaherezo, usanga ubuzima bw'umuntu amaherezo ari kujyana mu irimbukiro. Nk'uko John Calvin yavuze ngo ni igikoresho ngo cyifashishwa ngo mu kudufata miri, mu kudutera umwete no kutwongerera ubushake n'umwete wo kutwohereza igehinomu. Ni ukuvuga ngo ururimi rumeze nk'igikoresho kidufata mpiri, kikadutera umwete, kikatwongerera umwete wo gukorera ikuzimu cyangwa se wo gukorera ibiganisha mu irimbukiro. Ni ko ururimi John Calvin yarubonaga rumeze nk'umukozi udufasha, ufata umuntu ukamufata mpiri, ukamutera umwete, ukamwongerera umwete rwose wo gukomeza kwangirika no gusa n'ikuzimu. Ibi bintu rero biteye ubwoba bavandimwe kuri uku kwangiza k'ururimi. Rero mwene data hari ibintu bigeze kuri bitanu yavuze mu buryo buri practical bigaragaza ububi bw'ururimi, ndetse akanabihera avuga uburyo tukwiye kubyirinda. Uvuga ngo ururimi rwangiza gutya, rwangiza mu buhe buryo? Uburyo bwa mbere abwita gossip. Gossip mu Kinyarwanda twavuga gute buriya? Amazimwe. Amazimwe, gushyushya inkuru. Yego, amazimwe ni uburyo ururimi rukoresha, ni imbaraga ururimi rukoresha rwangiza cyane, aho usanga nyine amazimwe cyangwa se kuvuga ibintu bitari byo, ngo ururimi rukunda kubikoresha cyane, kandi ngo ibyo bintu ngo byagiye byangiza byinshi cyane, ndetse byangiza n'ubuzima bwinshi cyane. Mwene data Salomo nawe yabivuzeho, aravuga mu Migani igice cya 18 umurongo wa 8. Reka masome Migani igice cya 18 umurongo wa 8. Migani igice cya 18 umurongo wa 8 aravuga ngo amagambo y'inzimuzi aryohera amatwi, aba nk'uturyohera umuntu asamuye tujya mu nda, tujya mu nda ye. Nuvuga ngo hano ari kugaragaza yuko amagambo y'inzimuzi nyine aryohera abantu. Nuvuga ngo ni amagambo aryohera abantu rwose, ngo ku buryo amanuka neza ajya mu nda yiwe. Bavandimwe, ngo gossip ngo ni ikintu cyangwa se amabwire cyangwa ushyushya inkuru, ngo ni ikintu usanga mu nkuru zose turi buze kumva, ngo niyo nkuru twishimira kugumana kurusha izindi zose. Ngo tumeze nk'aho ubuzima bwacu bugira ubugugu ku mabwire. Ni ukuvuga ngo mu nkuru zose twumvamo amakuru tudashaka kuzatakaza ari amabwire twumvise. Ni ukuvuga ngo mu makuru yose wumvise wumva ayo udashaka kurekura, ibindi ubumva wabyibagirwa, ariko amabwire wumvise uburyo ntabwo bijya bikunda kukorohera kurekura. Kandi ngo niko ngo bituryohera, ngo tukagenda tukabibika mu mitima yacu bikagumamo n'ibiveyo. Ibi bintu rero ngo biteye ubwoba, bizana damage nyinshi cyane cyangwa birangiza cyane. Ngo hari abantu benshi barengana, ngo bagiye ubuzima bwabo bwangirika ngo biturutse kuri gossip cyangwa se amazimwe. Ngo ndetse ngo ikintu kibabaje ngo nuko amazimwe ngo buryo anigaragaza mu buryo bw'uko ngo agenda yemerwa n'abantu, ngo bakayemera. Ngo uzarebe nk'ukuntu atangira avuga, aravuga ngo usanga umuntu avuga ngo ese nawe wumvise ibi bintu, ese wari ubizi yuko bambwiye yuko. Ibi bintu rero numara kubyumva bigumane, ntihagire umuntu bibwira. Ibi bintu ugiye kubwira ubigumane, ariko reka mbikubwire. Usanga nyine ari uko amabwire atangira, cyangwa se bavuga ngo nubwo ngo bino bintu utabyizera, ariko reka mbikubwire. Urumva atangiye bavuga ngo ntabwo nubwo ntazi ko wabyizera, ariko reka mbikubwire. Noneho nibaza ko utabyizera kuko yagiye kubikubwira. Nyine usanga amabwire ari uko atangira avugitse mu buryo busa nk'ukwiye kwemerwa. Niba utangiye kumbwira ko ibintu utabyizera neza cyangwa utanabyizera, ubundi byihorere. Ariko nuko amabwire atangira, cyangwa se ngo ibintu byumve ngo bigumane, ntugire umuntu bibwira. Akenshi usanga rero amagossip ari uko asa, cyangwa se ngo ntihagire undi muntu ngo bibwira, uketse ngo wowe gusa ngo bigumane, ntihagire undi muntu bibwira. Kandi nawe bari babikubwiye ngo ntihagire undi muntu bibwira.
nuvuga ngo nuko kenshi amabwire akomeza kugenda aza noneho ngo bikaba bibi ngo kuko ngo bigenda bigaragara no mu bizera no muri sako y'abizera cyane ugasanga ngo mu bizera ngo turavuga ngo ngiye kukubwira bino bintu ngo kugira ngo uze kubisengera hari ukuntu tubyitaye amazina ngiye kukubwira bino bintu kugira ngo uze kubisengera ngo rusiko kanaka bimeze gutya na gutya rero tukabyita ayo mazina meza kandi turi gukora gossip ngo bimeze nk'ari ibintu byiza ngo ariko turabizi ko imitima yacu turi kuyifeedinga ibintu bibi ngo byangiza cyane ngo ndetse ngo bikamera nk'igikoresho kijyana mu irimbukiro ngo bavandimwe ngo ibi bintu tuba tuvuze ngo bisiga flame z'umuriro cyangwa se bisiga ikibatsi cy'umuriro ngo ku buryo ngo kukizimya ngo bigora hagati ya bene data kubera ko imitima ihangirikira imitima ihababarira imitima ihakomerekera ngo aba ari myinshi cyane kandi byatewe n'ururimi muri kubyumva bavandimwe ikindi cyavuga cyangwa gikorwa n'ururimi nicyo twita mu cyongereza bakita ngo ni innuendo nasanze ari term ikoreshwa rimwe na rimwe n'abavuga ibyongereza ariko ni nko kuvuga ngo innuendo ni nko kuvuga ngo nuku urabona ushatse nko kuvuga ikintu ariko ntukivuge uko kiri babyita kugira ute wari ugiye kuvuga ikintu ariko kugira ngo ukivuge ukoresheje irindi jambo ritari ryo tubyita gutera mu kinyarwanda tubyita kuzimiza tubyita kuzimiza kuzimiza ni ukuvuga ngo ikindi cyaha ururimi rwacu rukora ni ukuzimiza kuzimiza ugasanga ugiye nko kuvuga ikintu ariko ntushatse kukivuga urazimije buriya nabyo ni ibyaha ururimi rujya rukora ni ukuvuga ngo hari ukuzimiza kuri buze kuba kubi ugasanga wari ugiye kuvuga nk'ikintu ariko ntushatse kukivuga kubera ko wenda gisebetse ugashaka kukivuga mu bundi buryo cyangwa se urashaka kuvuga ikintu kidakwiriye ugashaka kukivuga mu bundi buryo ariko ukaba wanakivuze ibyo nabyo nubwo twari duhagarara ngo ntabwo yavuze amagambo ateye isoni ariko aba yavuze ibi ngibi nahise mbona uburyo no mu muco w'Abanyarwanda tugira harimo ibintu byinshi bimeze nka bino by'ibyaha yabiye nko mu makwe ya Kinyarwanda uzangara nk'amagambo bavuga nyine yo kuzimiza ariko kumva ayo magambo mu by'ukuri yaravuze ibintu bipfuye yaravuze ibintu bitari byo nyine akenshi ko usanga rimwe na rimwe twarakiranuye umuco ugasanga tubigise ko ngari umuco ariko nyine n'ibyaha birigita ibyaha ko muri kuzimiza ariko ibintu by'ibyaha ni ibintu by'ibyaha mushaka kuvuga ariko muri kubivuga mu bizimiza gashaka imvugo itazajya ibisobanura mbega mugashaka imvugo ivugitse neza ariko ivuga ibintu biteye isoni ni ukuvuga ngo ibyo bintu birahari ntabwo ari byo muri kino gihe cyo hari ukuntu byitwa n'ibishego ugasanga uvuze ibintu biteye isoni ariko bivuze mu yindi shusho ku buryo bisaba gutekereza cyane kugira ngo umenye ibintu uvuze ibyo nabyo ni ibyaha by'ururimi bavandimwe ibindi byaha iki cyo cyanantangaje kubera ko dukunda kukigwamo cyane gushyenga frateri gushyenga iki ni icyaha ngo gikomeye cyane ngo gikunda kugaragara mu bizera ngaho bakunda gushyenga ugasanga ugiye kuvuga ibintu ku muntu cyangwa ku kintu ukabikabiriza cyane nyamara ngo Bibiliya ngo iducyaha inshuro nyinshi cyane kuri iki cyaha cyo gushyenga nyine biratangaje ukuntu ari icyaha cyoroshye kutamenya ko ari icyaha cyangwa kutakita ko ari icyaha nyine nicyo cyorohera abizera kutakita ko ari icyaha mu byaha ururimi rukora ariko ngo nicyo cyaha nyamara ngo iducyahaho cyane gushyenga cyangwa se gukabiriza ibintu mwumve namwe Imigani igice cya 29 umurongo wa 5 Imigani igice cya 29 umurongo wa 5 umurongo wa 5 aravuga ngo umuntu ushyeshya umuturanyi we abasa nk'uteza amaguru ye ikigoyi umuntu ushyeshya umuturanyi we abasa nk'uteza amaguru ye ikigoyi amaze nk'umuntu uri kwitega 26 umurongo wa 28 igice cya 26 umurongo wa 28 ho haravuga ngo ururimi rubeshya rwangabo rwakomerekeje kandi akanwa gashyeshya kararimbura bavandimwe aya magambo arakomeye kubera yuko arimo aratubwira ngo akanwa gashyeshya ngo kararimbura bavandimwe iki ni ikintu dukwiriye kwirinda cyane nk'abizera
umwami ntabwo yishimira abantu bagira ururimi rushyeshya, dukunda gushyeshya cyane. Dukunda gushyeshya cyane, hari n'ukuntu rimwe na rimwe tubyitirira umuco ngo gushyeshya ngo ni umuco, ngo bituma tunezerwa tukaganira, ariko gushyeshya ni icyaha bavandimwe, gushyenga, gukabiriza ibintu ni icyaha bavandimwe Imana yanga, tudakwiriye gukora rwose. Tudakwiriye gukora rwose. Ngira ngo nk'ibi byaha twebwe nka bene data tubikora rimwe na rimwe, ugasanga umuntu niba ari kumvira umwami, ugasanga turi gushyenga tumwitirira wenda undi mwizera wo muri Bibiliya cyangwa se mwene data wabaye wa kera. Mu by'ukuri twakwiye gushima Imana ko yabimuhaye, ariko hari ukuntu tubivuga ariko ukabona ntabwo turi kubigira ibintu bikiranutse, ariko turi gushyenga kubi kubera ko turi gukabiriza ibintu cyangwa se gushyira ibintu nyine ku rwego bitariho. Ibyo nabyo no gushyenga nyine tuba twakiranuye ariko kudakiranutse nyine. Bavandimwe, gushyenga nacyo ni icyaha cy'ururimi umwami yanga. Criticism nacyo ngo ni icyaha gikunda kugaragara muri bene data. Criticism tuba tuvuze iki? Criticism tuba tuvuze kwa kundi wumva ikintu, wamara kucyumva ugashaka kugaragaza cyangwa se kugenzura icyo kintu mu buryo butari kuri standard y'ibyanditswe byera, ahubwo kuri standard yawe cyangwa se y'ubumenyi ufite ku byanditswe byera. Uvuga ngo uri gukemanga ikintu cyangwa se uri kugaya ikintu cyangwa se uri kujudginga ikintu kuri standard yawe cyangwa kuri standard y'uko wumva ibyanditswe byera, atari standard y'ibyanditswe byera. Iki ni icyaha ngo gikunda kuboneka cyane mu itorero, ngo ndetse ngo bimeze nk'aho ngo rimwe na rimwe bimeze nk'aho tumeze nk'aho twageze kure mu gukiranuka, noneho twagera kure mu gukiranuka bikamera nk'aho kubwo kutirinda twisanga twaguye muri kino cyaha. Bivuga ngo ni icyaha gisa nk'aho cyegera abantu bari gukiranuka cyane cyangwa se abantu bari gushaka gukiranuka. Nyine biratangaje yuko umuntu uri kugira umwete wo gukiranuka cyangwa yageze kure mu gukiranuka, iki cyaha kiya kimwegera hafi aho ngaho. Aho ngaho gikunda kuba gihagaze, aho utangira kugwa muri self righteousness cyangwa se kwigira ikigero cy'ubutungane cyangwa se judgmentalism cyangwa se kuza kuba igipimo cyo kuza gusuzumiraho ibindi bintu byose cyangwa kwishyiraho igipimo cyo kuza gusuzumiraho ibindi bintu byose. Hano hari urugero yatanze ruratangaje. Ni umugabo umwe witwa John Wesley, nuba twaramwize amateka y'itorero. Uyu mugabo ngo yakundaga kwigisha cyane, ariko ngo mu iteraniro ngo habagamo umukobwa ngo byari bizwi ko mu itorero biratangaje yuko mu itorero tuba tuzi ko ari n'umuntu nyine ugira criticism nyine ziri hejuru. Uyu mukobwa ngo yari azwi cyane ko agira criticism cyane mu itorero. Noneho ubwo yari kwigisha ari mu materaniro, John Wesley, uyu mukobwa yicaye mu materaniro ngo ari kumureba, ngo cyane cyane ari kwitegereza ngo karuvate nshyashya ngo John Wesley yari yambaye. Noneho ngo amaze kwigisha asoje sermon, nyine amateraniro arangiye, ngo umukobwa aza rwose nyine ari sharp, ari very sharp. No mukobwa ari very sharp, yari umuntu nyine utinyutse cyane. Noneho ngo uyu mukobwa abwira Wesley ati sermon yawe yari nziza, ngo ariko nanone uburyo karuvate wari wambaye nyine yari iri gukurura, nyine yari iri kurangaza abantu cyane, ngo ngiye yambangamiye cyane, yanyofendinze, ngo yari ndende cyane bikabije, nyine ipika cyane bikabije, yari na ndende cyane bikabije. Noneho John Wesley atuje aramubaza ati none se mukobwa niki wifuza? Noneho John Wesley ahita afata isizo ayiha umukobwa aramubwira ati wifuza ko karuvate yakwiye kuba igera hehe? Umukobwa aramwereka ati nahanga, ati noneho yifata ikati wigezeho aho wifuza ko yagera kugira ngo utaza kuba offended. Noneho uwo mukobwa aragenda arayikata ayigeza ahantu yumvaga nibura itari guteza nyine kurangaza abantu, ayikata ayigeza aho ngaho cyangwa ahantu atari bumurangaza. Amare kwikata ageze aho ngaho, John Wesley nawe arahindukira aramubwira ngo nawe rero mukobwa ugira ururimi rurerure cyane ku buryo rurambangamira, nanjye uranyemerera mfata ururimi ntate ahantu nibura nifuza kurugeza. Umukobwa nyine of course ntabwo yabikoze, ariko yagira ngo amwereke uburyo mu by'ukuri icyo kintu afite nubwo we yakidefanda ko kimugira utunganye,
ariko kimushyira ahantu haba ahubwo ho kuba ari we uhora yigira standard y'ibikwiye kuba ibikwiye kugenda n'ibidakwiye kugenda. Bivuga ngo agira criticism zirenze urugero. Ahandi ni umwe mu itorero ya ministeringagamo ngo waje aramwegera amubwira ati Wezire rero ngewe nkunda kuvuga ibinjemo byose uko ibintu mbyumva. Inaro ukuntu umuntu ukunda criticism avuga ngo ngewe ntago nzi kubeshya. Ikintu kindimo nyine ngivuga ngo nyine agashaka kudefanda criticism y'abandi ngewe rwose ntimugire ngo ni criticism ngewe uko niyumva nuko mbivuga. Nyenge sigira ikintu cyo kubeshya. Ngewe mo ikintu nagikunda ntabwo nshobora kugiceceka. Ngomba kukivuga ntabwo nyine nyambika ijambo. Noneho aramubwira ati muvandimwe ushobora kuba ari impano ufite ariko nuyishyingura ntuyikoreshe ntabwo Imana izakwibaza impamvu utayikoresheje iyo Mana yaguhaye. Kuvuga ngo iyo ni imwe mu mpano Imana yaguhaye ariko nuyishyingura ntuyikoreshe ntabwo Imana izakeringa kukubaza ngo nuko icyo utakoresheje Imana. Kuvuga ngo iyo mpano yo kuvuga ibintu byose utekereje uko wiyumva yego ukwitabona impano Imana yaguhaye ariko nuyishyingura ntuyikoreshe ntabwo Imana izakubaza ngo nukubera iki utakoresheje impano cyane. Ntabwo izabikeringa kuko wakoresha izindi mpano nziza wowe. Rero iki kintu nyine kitwigisha yuko criticism buri gihe ntabwo ziba zitunganya, ari criticism nyine z'ibyaha. In fact criticism nyine aba ari ibyaha. Ikindi cyango gikoreshwa ururimi nicyo bita gupfobya cyangwa se gusebya, diminishment. Ni hahandi umuntu avuga ibintu bibi kuri mugenzi we agambiriye kumusebya. Iki nacyo ni cyaha dukoresha ururimi, aho usanga tuvuga ibintu bibi ku muntu tugambiriye kumusebya. Iki ni icyaha kidakwiriye kubizera. Nicyo tubuzwa mu mategeko y'Imana bavuga ngo ntukabeshyere mugenzi wawe cyangwa ntugatanga ubuhamya bw'ikinyoma kuri mugenzi wawe. Iki ni icyaha gikomeye bavandimwe. Akenshi dutekereza icyaha cy'ubugambanyi cyangwa cyo kubeshyera mugenzi wawe iyo wamubeshyeye ibintu byamuhitana cyangwa byamushyirisha mu kaga, ariko n'ibintu byoroheje wabeshyeye mugenzi wawe ibyo nabyo ntabwo bikwiriye. Nyine niyo waba wamubeshyeye mu bintu bidafite icyo biri buze kumutwaraho muri kuganira mutebya, ibyo nabyo ni icyaha rwose. Ariko cyane cyane hano turi kureba ikindi cyaha gikomeye cyo gupfobya cyangwa gusebya mugenzi wawe ugamije kumushyira hasi. Ibi ngibi rwose ni ikintu gikomeye Imana izira cyangwa se yanga, kubera yuko Imana nubwo yanga ururimi rubeshya ariko ururimi noneho rugambiriye kubeshya kubw'impamvu yo gupfobya cyangwa se yo kwangiriza izina cyangwa se reputation y'umuntu. Icyo ni icyaha Imana yanga cyane. Bavandimwe kino cyaha kirakomeye kubera ko kigiye gikunda kuboneka no muri bene data. Ugasanga nyine bene data bavuze amagambo kuri bagenzi babo ariko mu buryo bugamije kubasebya. Icyo ni icyaha gikomeye tudakwiriye gukina nacyo kubera ko kirangiza cyane kigatuma umwana w'Imana Imana yapfiriye rwose abaho mu buzima bugoye kandi yabushyizwemo n'ururimi rwawe. Iki ni icyaha rwose gikomeye cyane. Ngo ndetse ngo hano kibera na kibi ngo nuko ngo cyo ntabwo kisabira gusa ko wamubeshyeye gusa, ngo niyo waba bavuze ibintu by'ukuri ariko ibyo bintu by'ukuri bivugiye impamvu yo kumusebya no kumupfobya. Ibyo nabyo n'ubundi ni icyaha cy'ururimi. Urumva ari gishobora gupfobya umuntu wamusebeje ariko ni gishobora gupfobya umuntu wavuze ukuri kwibi muriho ariko umutima wawe cyangwa se icyo warugambiriye ubivuga kikaba ari mu buryo butari appropriate, mu buryo ntabwo bivugiye ari hakwiriye, ntabwo bivugiye ahantu hanyaho, ahubwo bivuze just ibintu by'ukuri. Ni nkuko wabuze intege za mugenzi wawe ugasanga uri kuzivuga ku ubonye wese. Nubanga ibyo bintu nyine ni ibintu ni icyaha cy'ururimi kubera yuko ibyo ngibyo ntabwo Imana itazakubara nk'utacumuye nukuri icyaha kimeze nka gityo, kubera yuko uzaba uri tearing up cyangwa se uri kwangiriza mwene so ubuzima. Iki ni icyaha nyine mwami yanga rwose kuko ntabwo kirimo impuhwe, ntabwo kirimo urukundo, nta nubwo kirimo kugendera umutima wa mwene data, ahubwo kirimo kwangiza rwose. Iki ni icyaha kibi cyane kimeze nk'icyo Yesu yakunda gushinja abafarisayo yuko wasangaga icyo bagambiriye ari ukumupfobya no kumutuka ndetse no kumusebereza imbere y'abantu kugira ngo batizera. Yesu akababwira yuko rero ubwo batizera bakanga n'abandi ko bizera, igihano cyabo kirushaho kuba kinini cyane. Iki ni icyaha gikomeye bavandimwe tudakwiriye gukina nacyo, iki cya diminishment. Ikindi kintu gikomeye mwene data ahita tubwira ngo noneho
ikintu gitangaje rero kuri no byaha by'ururimi ngo nuko abavandimwe ngo nubwo ibi byaha bikomeza gukorwa n'ururimi kandi bikangiza cyane ngo ariko ngo ubuzima bwa gikristo busa nkaho bugaragaza yuko ubundi ubuzima bw'ubukristo ni ubuzima bufite victory ku byaha by'ururimi, ni ubuzima nyine bufite ukunesha cyangwa kwivuga hejuru ku byaha by'ururimi, ngo ku buryo mwene data yandika Yakobo yandika kuri ibi bintu asa nkaho agaragaza yuko umuntu wese watekereza yuko yubaha Imana ariko akaba atazi kugenga ururimi, uwo ngo kubaha Imana kwiwe kurahinyurwa rwose, ntabwo ari ukuri. Ntihakagira umuntu nyine witekereza yuko yubaha Imana ariko ururimi rwe arukoresha ibidakwiriye rwose, agaragaza yuko ibyo bintu ari ikinyoma. Yakobo igice cya mbere umurongo 26 aravuga ngo umuntu nibwira ko ari umunyadini ntagenga ururimi rwe ahubwo akishuka mu mutima, idini ry'uwo muntu riba ari ubusa. Nuvuga ngo umuntu ntakishuke niba ibyaha by'ururimi bikomeza kumubera umwami umuyobora. Uku ni ukuri guteye ubwoba bavandimwe, uku Yakobo yatubwiye hano ngo umuntu naba avuga ngo yibwira ko ari umunyadini cyangwa se yibwira ko yubaha Imana ariko ataza kugenga ururimi rwe, ngo ye kwishuka mu mutima we, ngo idini rye n'ubundi aba ari ubusa. Uko kugaragara nko kuba ku Mana ntacyo kuvuze, ntacyo kuri cyo. Ikintu nyine ngo ni ikintu giteye ubwoba, gikwiye kudutera ubwoba nk'abizera abavandimwe, kubera yuko umuntu utazi kugenga ururimi rwe ngo nubwo yagaragarwaho ibintu ibyo ari byo byose twatekereza byo kubaha Imana, ngo ariko uwo muntu ngarahinyurwa cyane mu maso y'Imana. Hano aravuga ngo niyo umuntu ngo yaba azi kwigisha neza, ngo niyo umuntu ngo yaba asenga kenshi, ngo niyo umuntu ngo yaba ngo aterana kenshi, ngo niyo umuntu ngo yaba asurana kenshi, ngo ariko ururimi rwe buri gihe muri ibyo bintu byose akaba atazi kurugenga, ngo uwo muntu rwose ngo idini ye ngo iri worthless, idini ye iri worthless. Ngo niyo yaba azi Bibiliya cyane, ngo niyo yaba atanga cyane, ngo ariko akaba atazi kugenga ururimi rwe, ngo idini ye ngo ntacyo iri cyo, ngo ni imfabusa. Abavandimwe, iki kintu kirakomeye cyane. Ndetse muri Mateyo igice cya 12 umurongo 33 kujya ku 34 Yesu avuga yuko ngo ururimi ruzagaragaza mu by'ukuri ibiri mu imbere mu mutima. Nuvuga ngo ururimi rukunda kugaragaza ibiri imbere mu mutima. Nuvuga ngo nubwo umuntu afite ibyo bintu byose tuvuze, ariko ururimi rwe rukomeza kutugaragariza ko umutima udatunganye niba atabasha kurinda ururimi rwe. Nubwo yateranye, nubwo yakoze ibiki, nubwo azi ijambo ry'Imana cyane, nubwo yabazi ibyo byose, ariko ururimi rwe rubyo bivuga bikomeza kugaragaza ko umutima we udatunganye. Hano aravuga ngo kugira ngo mwumve ukuntu iki kintu kinatangaje, ngo nuko Imana yashimye yuko ngo n'abantu batizera Imana yewe ngo nabo bazi ko ururimi ari ikintu kibi cyane gikwiye kwitonderwa. Agerageza kuduha nk'imigani cyangwa se imigani, nimvuga imigani wumva imigani nko kuvuga umugani, ahubwo mwumve ya migani migufi y'amagambo magufi abantu bajya bavuga, imigani y'imigenurano. Agerageza kugaragaza imigani y'imigenurano yo mu bice bitandukanye by'isi ikomeza kugaruka kuri iki kintu cy'ururimi ukuntu ari kibi. Nk'urugero, hari umugani w'abagira icyo uvuga ngo ururimi rutagira igufa, ngo nubwo ari rutoya rukaba rufite intege, rugaragara nk'urunyantege nkeya, ngo ariko ngo rubasha ngo gusenya ngo no kwica ibintu byinshi. A boneless tongue so small and weak can crush and kill. Uno umugani w'abagira iki. Undi mugani avuga, ariko we ntago avuga uwawuvuze, aravuga ngo ururimi rubasha gusenya yewe n'umugina munini. Eno w'Abaturukiya, n'umugani w'Abaturukiya kurusha nuko sword ni inkota ibasha gukerera. Nuvuga ngo ururimi rwo rubasha gukerera cyangwa kwangiza gutyo kurusha nuko inkota ibasha gukerera. Undi mugani w'Abapersian cyangwa se Abaperise uravuga ngo a lengthy tongue and early death, cyangwa se ururimi rurerure urupfu rwihuse. Nko kuvuga ngo umuntu ufite akarimi karekare karamwicisha. Nuvuga ngo umuntu ufite akarimi karekare kamwicisha. Ngira ngo ari n'umugani w'ikinyarwanda ujya kumera nk'ubu. Naho umugani w'Abaperisi uvuga ngo a lengthy tongue and early death.
undi mugani nawe uravuga ngo do not let your tongue cut off your head, ngo ntugatume ururimi rwawe ruguca umutwe. Ururimi rwawe rwabasha kugucisha umutwe, ngo ntugatume ururimi rwawe rugucisha umutwe. Undi mugani w'Abashinwa uravuga ngo ururimi ngo rubasha kuvuga amagambo ngafite umuvuduko ngo kurusha, bakoresha ikinyoni cy'iwabo cyihuta cyane, ngo kurusha uko ikinyoni cyihuta. Uvuga ngo ururimi nyine rwabasha kwihutisha ibintu kurusha n'uko iyo nyoni yihuta. Uvuga ngo ururimi nyine rwabasha gukora ibyo bintu muri ubwo buryo bumeze gutyo. Ahandi n'undi mugani w'Abarabu uvuga ngo ururimi ngo ububiko bwawo ngo bukuru ngo buba ku mutima. Bani magambo ururimi ni nkaho ibyo ruvuga ruba ruri kubividura mu mutima. Muri kubyumva bavandimwe, bani magambo ntabwo ururimi ryo ruvuga ibintu biri amahara kubiri n'umutima. Bani magambo ibyo umuntu avuga niwo mutima we. Nicyo kintu urashatse kuvuga bano Barabo. The tongue greatest storehouse is in the heart. Cyangwa se ibi aho ururimi rukura amagambo ruvuga ruyakura mu mutima, niyo storehouse yabo. Nyine murebe bavandimwe ukuntu bino bintu biteye ubwoba. Hanyuma ahandi no mugani w'Abaheburayo uvuga ngo thy feet should sleep but never the tongue. Ngo ikirenge cyawe gishobora kunyerera ariko ururimi rwawe ntirukanyerere. Muri kubyongera ibintu uvuga ngo nta kibazo ikirenge cyawe kinyereye, nta kibazo ushobora kugwaje kuvunika, ariko ururimi rwawe ntirukanyerere. Ntirugashubuke ngo ruvuge ibintu bitari byo uko byakangiza. Kugira ngo hano muri kumva iyi migani yose uburyo irushaho kugaragaza ububi bw'ururimi. Hakaba n'undi mugani, uyu wose n'umugani ni R.C. Sproul wabivuze, Spurgeon wabivuze. Yaravuze ngo who keeps the tongue though keep his soul. Umuntu wabasha kurinda ururimi rwe abasha no kurinda ubuzima bwe cyangwa kurinda ubugingo bwe. Umuntu urinda ururimi rwe arinda n'ubugingo bwe. Bavandimwe, hano hari ikibazo mu mwene datahita tubaza, aratubwira ngo niba ari ukubiri, niba idini y'ukuri iri buze kugaragazwa cyangwa se kubaha Imana kuko uri kuri buze kugaragazwa n'amagambo aturuka mu kanwa kawe nabyo. None aravuga ngo ese idini yawe cyangwa kubaha Imana kwawe kumeze gute muri no minsi? Ese ukwanjye ko kumeze gute? Arabaza ngo ese ujya uvuga cyane, do you talk too much? Aravuga ngo ese ujya wisanga uri kuvuga ibintu byose utekereza utitaye ku bandi no kuri buza kubaka abandi? Ese ujya uvuga ibintu ubibwira abantu mu maso yabo ariko utabasha kuvuga badahari? Nuvuga ngo iyo bahari ubabwira neza ariko baba badahari ukaba utabasha kuvuga ibyo bintu wari uvuze. Ibyo nabyo ibyo wisanga bikubaho, ugasanga iri kureba abo bantu hari ibintu uvuga ariko bataba bahari ukaba utabasha kubivuga ibyo bintu. Ese waba ufite impano yo kuba ugira sharp tongue cyangwa ugira karimi gashyushye? Ikindi, ese abantu bajya bashyirwa hejuru cyangwa se bakuzwa cyane cyangwa bapfobya n'amagambo yawe? Ibyo ni ibibazo ariko tubaza kugira ngo twisuzume. Noneho dusoreze rero icyo agaragaza nk'ururimi rwitondewe cyangwa se ururimi rugengwa, ari nabyo dukwiriye nk'abagabo bizera. N'abagabo ngo dukwiriye kuba dufite ururimi tugenga cyane, ngo cyane yuko Imana yadushyize mu nshingano z'ubutware. Rero ubutware bujyana cyane n'ijambo, ku buryo ijambo riturutse ku mutware riba rikomeye cyane kurusha ijambo riturutse ku mugaragu. Kugira ngo ibi ngibi twanabyumva, iyo umuyobozi w'umudugudu avuze ijambo rirarikomeye, ariko iyo meya avuze rirarikomeye kurushaho, iryo perezida avuga rirarikomeye kurushaho. Rero ijambo rirushaho gukomera bitewe n'urivuze. Rero agaragaza yuko nk'abagabo kubera inshingano umwami yaduhaye z'ubutware ngo dukwiye kwirinda cyane mu byo dukoresha amagambo. Ngo mwibuke rwa rugero yaduhaye rw'Idemva, aba bantu bahuriye mu kabari Idemva mu 1899, uburyo amagambo bavuze yangije cyane bingana kuri yakazana icyo bita urugomo rungana gutya mu Bushinwa. Ngo bavandimwe, ngo niko natwe dukwiye kumva yuko amagambo atari ikintu cyoroshye, kubera yuko ngameze nk'umutware cyangwa se ameze nk'umuyoboro uganisha mu irimbukiro. Bityo rero
ubwo ameze nk'umuyoboro uganisha mu irimbukiro, ngashobora no kuba umuyoboro uganisha mu bugingo budashira. Muri kubyumva bavandimwe? Nubwo ameze nk'umuyoboro uganisha mu irimbukiro, ariko amagambo ashobora no kuba umuyoboro uganisha mu bugingo buhoraho. Kubera yuko ngo tuzi yuko Imana yashimye yuko ubutumwa bwayo bwiza buhindura imitima y'abantu, buvugwa cyangwa se bumenyekana binyuze mu kuvugwa mu rurimi rwavuze. Muri kubyumva bavandimwe? Nko mu Roma igice cya 10 umurongo wa 14 kujya kwa 15, paraphrasing, hajya havuga ngo ngese bakumva bate ngo nta wababwirije, ngese ngo babwiriza bate nta wabatumye, nk'uko byanditswe ngo mbega ukuntu birenge ari byiza by'abazanye ubutumwa bwiza ku musozi. Bandi magambo, abazanye ubutumwa bwiza bari kubwiriza ni abantu bari gukoresha ururimi kugira ngo ubutumwa bwiza bwizerwe kandi abantu bakizwe. Muri kubyumva bavandimwe? Bavandimwe rero, Imana yashimye ko ururimi rumeze gutya nanone rugira ubutware bwo gutuma abantu babasha kumva ubutumwa bwiza, babasha kubahindura. Ikindi, ngo Imana yabohaye n'ubutware bwo gutuma abantu banezwa, ngo kubera yuko ngo muri Yohana 17:17 ngo Yesu ari gusenga aravuga ngo ubereshe ijambo ryawe ni ukuri. Ngo tujya twezwa binyuze mu ijambo ry'Imana riri kubwirizwa cyangwa se riri kuganirwa. Iyo jambo rero Imana irikoresha mu kutweza. Rero Imana bisa nkaho yahaye ururimi urwo bubasha bwo kuba rukora muri uwo murimo wo gutunganya abantu, kubera ko ruri kuvuga amagambo y'Imana. Ikindi, ngo nubwo ururimi rugira ubutware bwo kwangiza, ariko ngo Imana yaruhaye n'ubundi butware bwiza yuko twahitamo kurukoresha ibyiza, ngo rugira n'ubutware bwo kuvura cyangwa bwo kuruhura cyangwa bwo kuzana amahoro. Ngo nk'urugero ho ndahasoma mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5 igice cya 7 umurongo wa 5 kujya ku wa 7, ni Paulo aba ari kuvuga ukuntu hari mwene data basuye bamerewe nabi, ariko amagambo yababwiye ngo yarabakomeje, ngo arabahumuriza cyane. Bavandimwe, ibi bintu ngira ngo hari mwaba mwarabye experience sinzeho, ukaba wari uri mu bihe bigoye wihebye, ariko amagambo y'umuntu cyangwa se amagambo ubwiwe cyangwa amagambo usomye cyangwa amagambo woherejwe akakubera umunezero, ukumva uraruhutse. Abakorinto ba kabiri igice cya 7 umurongo 5 kujya kwa 7 aravuga ngo twazaga i Makedoniya imibiri yacu ntirakaruhukana na hato, ahubwo twababajwe uburyo bwose, inyuma hari intambara, imbere hari ubwoba, ariko Imana ihumuriza abaca bugufi, abicisha bugufi, yaduhumurishije kuza kwa Tito. Mwumva ukuntu Imana yabahumurishije kuza kwa Tito. Nyamara si ukuza kwe konyine, ahubwo no guhumurizwa yahumurijwe namwe, nuko yadutekerereje urukumbuzi rwanyu mwankumburaga, n'umubabaro mwangiriraga, n'ishyaka mwandwaniraga, cyo cyatumye ndushaho kwishima. Ubwo muri kubona cyatumye ndushaho kwishima ni iki? Tito yaje, ariko hari amagambo amuzaniye. Ayo magambo ngo intambara ni hirya no hino, ariko ngo yaramuhumurije cyane, ngo yumva araruhutse. Bavandimwe, nimurebe ukuntu nyine ururimi rwakora ibintu byiza nk'uru nguru, tujya turukoresha ibintu bidakwiriye kandi rubasha kuruhura abantu muri ubu buryo. Ikindi, ngo Imana yaruhaye n'ubutware cyangwa n'ubushobozi bwo guhimbaza Imana, ngo ku buryo ngo duhimbarisha Imana ururimi rwacu nabyo bigakunda. Abaheburayo 13:15 hagaragaza yuko Imana dukomeze kuyishimisha ishimwe binyuze mu mbuto z'akanwa kacu ndetse no kuyimenya. Bavandimwe, akanwa kacu kajya kabasha guhishimwe Imana ikanezerwa. Ibyo nabyo ni imbaraga Imana yahaye akanwa ururimi. Bavandimwe rero, ngo ni ku bwacu, it's up to us, ngo kumenya uburyo turi buze gukoresha urugingo rwiza Imana yaduhaye mu kurukoresha ibiri buze guhesha Imana ikuzo no gufasha abandi no kuturinda natwe kugira ngo tutagwa mu byaha. Mu buryo bwa mbere, ngo dukwiye kubanza gusaba Imana kugira ngo iduhe kugenga ururimi rwacu, ngo tukatura nka Yesaya tukavuga ngo mbega ukuntu twanduye, ngo turi abanyaminwa yanduye kandi dutuye no mu banyaminwa, ngo turanduye kandi dutuye no mu bantu banduye. Bavandimwe, ngo dukwiye kubanza tukatura gutyo, tuvuga ngo ngushyize ishyano kuko ndi mubi, kandi nkaba ntuye no mu banyaminwa yanduye, kandi nanjye nkaba ndi umunyaminwa yanduye. Ngo naho ngaho dukwiye kubanza guhera mu gusaba Imana, mu kubanza gukonfesinga cyangwa kwaturira ibyaha Imana yacu, tukabibwira ngo mu Mwami turi babi kandi dufite iminwa yanduye kandi tuyikoresha mu buryo bwanduye rwose. Tugasaba Imana kugira ngo
ibanze rwose idutunganye itunganye n'akanwa kacu. Kuko ngo Yesaya akimara kuvuga ibi ngibi ngo Imana yohereje ngo marayika wayo ngamukoze ikara ryaka ku munwa, ngarangije ngo baratunganye, ngarangije ngo amare gutungana. Yesaya aravuga ngo ndahari mwami noneho wantu mu bungu. Rero icyo ni ikintu cya mbere dukwiye kubanza gukora. Ngo icya kabiri ngo gikurikirana n'icyo ngo nuko nanone ngo dukwiye no gutangira gutoza ururimi rwacu gusenga. Nyuma yo kwaturira Imana yuko tudatunganye, ngo dukwiye no gutangira gukoresha akanwa kacu dusenga, dusaba Imana kugira ngo idutunganye ikoresheje ururimi rwacu. Iki ngiki nacyo ngo ni kimwe mu bintu bitangaje ngo Imana igikoresha mu gutunganya akanwa kacu. Iyo dutangiye kubumbura akanwa kacu dusenga, dusaba Imana kugira ngo ikomeze idutunganye biciye no muri ubwo buryo bwo gusenga. Ibindi bikurikiraho ngo nibyo tubona mu byanditswe byera, dukwiriye kwitoza nk'abagabo. Dukwiye kwitoza nk'abagabo. Icya mbere ngo nuko ngo dukwiriye kwitoza ngo kuvuga ukuri turi mu rukundo, kuko mu Efeso 4:15 abivuga ngo twitoze kuvuga ukuri turi mu rukundo. Ikindi ngo twitoze kutavuga amabwire cyangwa se ibinyoma ku bandi. Ikindi ngo twitoze kuba abanyakuri, abavugisha ukuri. Ikindi ngo twitoze kutoba abantu basenya abandi cyangwa se bagambiriye gupfobya cyangwa isebanya. Ikindi ngo dukwiriye kwitoza no kudakabiriza abandi, tubakuza hejuru y'abandi, favoritism. Ikindi ngo dukwiye kwirinda ngo n'uburyarya cyangwa se uburyarya nyine bukozwe mu buryo bw'ururimi. Ikindi ngo dukwiye kujya twitoza ngo kumemoriza ibyanditswe byera, kugira ngo mu miganirire yacu yose tuganira ibyanditswe byera bijye biza ari byo bigenga imiganirire yacu, kugira ngo tutaza kwisanga turi gukoresha ururimi rwacu ngo mu biteye isoni. Ikindi avuga ngo twitoze no guceceka, twitoze gutuza, tumenye igihe dukwiriye kuvuga n'igihe tudakwiriye kuvuga. Ikindi ngo tubwirize ubutumwa bwiza, ubwo ni ubundi buryo bwo gukoresha ururimi rwacu. Ikindi ngo dutange inama nziza zubahisha Umwami, ubwo nabwo ni ubundi buryo bwo gukoresha ururimi neza. Ikindi twirinde gukoresha amagambo y'uburakari, yo kwishyira hejuru, yo gukabiriza cyangwa yo gutukana. Ayo nayo ni ubundi buryo bwo gukoresha bwo kwitoza kugenga ururimi. Ikindi ngo twitoze kujya tuvuga amagambo meza, ubigambiriye ukitoza kuvuga amagambo meza. Kuvuga amagambo meza ntabwo barisitaraho, ntabwo ijambo ryiza barisitaraho nk'uko Abanyarwanda bajya bavuga, ahubwo ni ibintu umuntu yitoza agahora ahitamo kuvuga amagambo meza, atera umwete abandi kandi abakomeza. Icyanyuma ngo nuko dukwiye kwishingikiriza cyane kuri Mwuka Wera, kubera yuko niwe wenyine ubasha kugenga ubuzima bwacu mu bushake bw'Imana kandi buhura n'ibyanditswe byera. Ngibyo ibyo mwene data aduhugura muri kino gice. Dusoza rero ndagira ngo dutekereze kuri aya magambo. Mwene data hari ibibazo tubaza kugira ngo tubitekerezeho dusoza. Ndagira ngo buri wese akibazeho. Ibibazo cya mbere arabaza ngo ese ni ryari ujya ukoresha amagambo yawe mu gufasha abandi cyangwa mu gusenya abandi? Ikindi, ese ni kangahe ujya ugerageza kugenga ururimi rwawe? Ese biragukundira? Ese ni gute wifuza ko Imana yagufasha muri aho ngaho? Ese ujya wisanga uba tempted cyangwa se ushaka gushukwa cyangwa ukisanga waguye mu byaha byo gusebanya cyangwa se byo kuvuga gossips? Ese ujya wishimira kuvuga abandi intege zabo n'ibitari byiza kuri bo? Ujya wumva ubyishimira? Ese iyo umaze kubivuga
utuje uri wenyine ujya wumva umerewe gute? Ese ni ibihe biganiro wumva wasimbuza ibyo biganiro ujya uganira ku bandi bidakwiriye? Ese ujya wisanga uri gusenga mu buryo butari bwo? Ese uba wifuza ko bitakongera? Ese ni gute uganira n'abandi uburyo bagufasha mu kureka ibyo ngibyo? Ese ujya usengesha akanwa kawe? Ese ujya utekereza yuko hari igihe ushobora gucumura mu magambo wakoresheje usenga? Ni gute wirinda mu magambo yawe usenga kugira ngo utaza gucumura ku Mana? Akomeza atubwira rero urugendo rwo kugenga ururimi ni urugendo rutoroshye, ariko rusaba gukomeza kwigenzura kwa buri munsi no kwishingikiriza ku Mana yonyine. Amen. Nyagasani, ndagushimiye yuko waduhaye ururimi, nubwo Mwami nyuma yo kugwa kwacu duhora turukoresha mu buryo budatunganye, ariko ndagushimiye yuko waduhaye ubundi buryo abana bawe bwo kurukoreshamo mu buryo bukubahisha, bukwiriye kandi bwubaka abandi. Uduhe ubuntu nk'abagabo kugira ngo mu nshingano waduhaye twe kuba abantu Mwami basenya abandi, ahubwo tuba abantu bakomeza kubaka itorero ryawe, kubaka ingo zacu, kubaka abana bacu waduhaye, kubaka bene data, kubaka abavandimwe bacu, kubaka abashiki bacu muri Kristo, kubaka sosiyete turimo Mwami, tuyubakishije ukuri kwawe waduhaye ndetse n'ubuzima bujyanwa nako Mwami, mu byo dukomeza kurinda akanwa kacu, kugira ngo Mwami imibiri yacu igabwe umugayo Mwami. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.